ngira ngo nkuko mwana yibonye twatumiye nyakubahwa mufti w'u Rwanda, twamutumiye tunamusaba ko yazaza kureba uko iryo rushanwa rimeze kugira ngo azanaduhe n'ubwunganizi, kubera ko tuzi neza ko yize Qur'an ayisobanukiwe. Natwe hari amarushanwa menshi twagiye dukora, ari umuyobozi wabakosoraga bivuze ngo Qur'an arayisobanukiwe. Ubwo rero nitugira ayo mahirwe akitabira Rwamagana musabaka, inshallah taala twizera ko hari ubwunganizi azaduha kandi tukazagera ku iterambere rya Qur'an. Ndumva rero musabaka rukiteganyijwe nshamake izaba ari iminsi 3 ariko baharare ku tariki 24. Abana rero twakiriye umubare turi guteganya kwakira n'abana 100. Soma Qur'ani ubashe kumenya Imana yakuremye. Abana natwe dukunda gukurikira Sharia TV kuko dukuraho ubumenyi bw'idini yacu ya Islam. Mubyeyi ugira uruhare mu gusiga abana mu isi batazagusabira ku Mana. Kanda subscribe kuri Sharia TV ubashe kumenya Ubuislamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bakunzi bakurikira Sharia TV rero murabizi yuko tugenda hirya no hino kugira ngo dukomeze dutahiriza umugozi umwe mu kubaka iyi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu munsi rero ikiganiro cyacu cyatwerekeje mu karere ka Rwamagana kugira ngo dukomeze tubagezeho amakuru y'ibijyanye na gahunda za Qur'ani. Kuri kamera zacu rero murimo kuhabona umwe mu bafite aho bahuriye n'ibyo bikorwa bya Qur'ani nkuko ari buze kubibabwira ndetse anabibasobanurira. Ngiyewe mugiye kubana nawe muri kiganiro ni Ismail bin Musa ku bwa Sharia TV. Reka duhe ikaze umutumirwa wacu muri kiganiro uyu munsi abasuhuze ndetse anadusobanurire inshingano ze zose ndetse naho ahuriye n'ibi bikorwa bya Qur'ani. Tuguhaye ikaze kuri Sharia TV. نعم murakoze. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. mbere turanza gushimira Allah subhanahu wa ta'ala dusabira amahoro n'imigisha intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam we nabe n'abasangira ngendo be abamukurikiye ndetse nazamukurikira kugera ku munsi w'imperuka. Natwe dusaba Allah ko yadushyira muri abo, Allahumma amin. Nkuko rero mumaze kubivuga mwasuye akarere ka Rwamagana ndetse by'umwihariko no kuri uyu musigiti wa Taqwa. Ngewe rero nkaba nitwa Nkurunziza Hassan, akaba ari nge imamu w'umusigiti wa Taqwa, umusigiti mukuru mu karere ka Rwamagana, ndetse nkaba mfite n'izindi nshingano zo kuba naragizwe umuyobozi w'amashuri ya Qur'ani mu karere ka Rwamagana. Ndumva rero mu kubibwira izo arizo nshingano zanjye. Murakoze. Naam. Mwabyumvishe rero yuko mu kiganiro cyacu tugiye kuganira na imamu w'akarere ka Rwamagana, ariko nkuko bibasobanuriye ahahurira turimo kuganira na imamu w'umusigiti wa Rwamagana Masjid Taqwa, ndetse anatusobanuriye n'ahahurira n'ibikorwa bya Qur'an, dore ko ari nawe muyobozi uhagarariye amashuri ya Qur'an muri aka karere. Naam. Ubundi muri aka karere ka Rwamagana na amashuri angahe mufite yigisha Qur'an kugira ngo abadukurikiye muri kiganiro babashe kumva umubare w'amashuri muyoboye muri aka karere ka Rwamagana? Naam, murakoze. Nkuko n'ubundi biri navuga ngo mu nshingano z'umuryango wa Islam mu Rwanda, nuko buri musigiti ugomba kugira ishuri rya Qur'an. Rero amashuri dufite mu karere ka Rwamagana ni amashuri 25 ahwanye n'imisigiti n'ubundi iboneka muri akarere ka Rwamagana. Bivuze ngo rero ayo mashuri yose dushinzwe kuyagenzura no kureba imikorere yayo kugira ngo dukomeze tuyunganire haba mu misomere ya Qur'ani cyangwa se mu migendekere myiza y'ayo mashuri, kugira ngo abana bacu bakomeze bige neza Qur'ani kandi ndetse bakomeze bagire indangagaciro z'Ubuislamu. Ndumva rero ayo niyo mashuri dukurikirana muri akarere ka Rwamagana. Naam.
murakoze cyane nk'uko bakunzi ba Sharia TV rero murimo kubyumva mwumvishe umubare w'amashuri ari muri aka karere ka Rwamagana. Uyu turimo kuganira niwe muyobozi w'aya mashuri yose. Ubundi usanga mu myigishirize ya Qur'ani cyangwa se mu kureberera inyungu za Qur'ani hari imbogamizi yaba ku ruhande rw'ubuyobozi, yaba ku ruhande rw'umunyeshuri cyangwa se ku ruhande rw'amashuri ya Qur'ani, usanga zirimo nko mu nshingano mugenda muhura nazo. Mwebwe ku ruhande rwanyu mubona ari izihe mbogamizi muhura nazo muri iki gikorwa cyo kuyobora amashuri ya Qur'ani? Murakoze. Ni ukuvuga ngo imbogamizi duhura nazo ya mbere ni ukuba wenda cyane cyane wenda ndebe nko mashuri yo mu mujyi afite abarimu bigisha Qur'ani bari ku rwego rwo hejuru, ni ukuba rimwe na rimwe wenda batabona abana kubera ko baba bagiye mu masomo y'ikizungu, ariko tugerageza kubakundisha kwiga Qur'ani kugira ngo babihuze, kuko twagiye tubona abana dufite ingero nyinshi zitandukanye ku bana bagiye batandukanye bagiye biga Qur'ani kandi bakabifatanya n'andi masomo, kandi ugasanga abo bana ni abahanga mu mashuri dukunze kwita amashuri y'ikizungu, kandi bakaba ari n'abahanga muri Qur'ani, ugasanga baratsinda muri Qur'ani. Niyo mpamvu rero mu mbogamizi duhura nazo nuko bamwe mu babyeyi bibeshya ko umwana adashobora kuba yakwiga Qur'ani ayifatanye no kwiga amasomo asanzwe, ariko ni ukwibeshya kubera ko abana dufite biga Qur'ani n'ubundi iyo turebye no mu masomo asanzwe dusanga ari abahanga. Iyo ni imbogamizi ya mbere. Indi mbogamizi rero dufite nko mu karere ka Rwamagana, hari imisigiti myinshi yo mu byaro usanga itaragira abarimu bafite ubumenyi buhagije kuri Qur'ani. Ndavuga wenda mu kuyigisha bigendeye ku mategeko tajwid, kubera ko Qur'ani igira amategeko nk'uko mubizi. Ubwo rero ntago ariko buri muyimamu afite ubwo bushobozi, bitewe n'uko abahafidhu cyangwa se bafashe Qur'ani mu mutwe, nanone kandi banasoma bigendeye ku mategeko baracyari bakeya. Na benshi dufite usanga bibereye mu mijyi nk'i Kigali wenda n'ahandi. Wenda twege nko muri uyu murenge wa Kigabiro, wenda dufite ayo mahirwe ko dufite abarimu bagerageza bize Qur'ani, bafashe Qur'ani mu mutwe ndetse bigishijwe n'abarimu beza mu kwigisha Qur'ani ndetse no mu kuba basobanukiye amategeko ya Qur'ani, ariko ntago rero ntago abo barimu barasakara mu karere kose ka Rwamagana. Iyo ni imbogamizi tugifite, kuba tutaragira abarimu ku misigiti yose iri mu karere ka Rwamagana. Bivuze ngo kuri ayo mashuri yose aboneka mu karere ka Rwamagana ntago afite abarimu bazi gusoma neza Qur'ani bitajwid. No kuvuga ngo rero hamwe haracyakeneye kuba hahabwa ubufasha mu kubagenera abarimu bigisha Qur'ani kandi banayize. Hari imwe mu misigiti alhamdulillah tumaze kugira mikeya ikaba ifite imam ndetse hari n'abarimu ba Qur'ani, ariko rero nk'uko nari mbivuze imyinshi iracyafite abayimamu. Alhamdulillah bakoze byinshi cyane, bagerageza kwitanga mu buryo bushobotse, ariko bakaba nabo urwego rwabo kuri Qur'ani rutari urwego rushimishije, akaba atari abahafidhu bafashe Qur'ani mu mutwe ndetse n'ibyo bize bakaba bagerageza alhamdulillah, ariko mu rwego rwo hejuru rwo kuba bazi amategeko ya Qur'ani bakaba batararugeraho. Izo nizo mbogamizi rero tugifite aka kanya mu mashuri ya Qur'ani mu karere ka Rwamagana. Hari icyo mwagarutseho kijyanye no kuba abarimu basanga amashuri ya Qur'ani ariko bakaba bahagera bakabura abana bigisha. Ubundi mwebwe nk'ijisho ry'ubuyobozi, mwebwe iyo murebye, iyo mushishoje mubona byaba biterwa n'iki? Wenda icyo nabanza kuvuga alhamdulillah, aka kanya ndi kuvuga nk'umuvugizi w'amashuri ya Qur'ani yose mu karere ka Rwamagana, ariko hano mu mujyi turaza gusanga ababyeyi iyo myumvire bamaze kwirenga, bamaze gusobanukirwa ko umwana ashobora kwiga Qur'ani akaba yanakwiga n'ikizungu kandi byose akabijyanisha kandi agatsinda akagera ku ntego ze, yaba muri Qur'ani
yaba no mu kizungu, ko dufite n'urugero nk'uriya mwana nyakubahwa mufti w'u Rwanda aherutse guha amahirwe yo kuziga universite. Ni umwana urangije mu kigo cya Islamic, yari umuhanga, yabaga mu ba mbere, kandi nanone no muri Qur'ani ni umuhanga kubera ko naho yabaga mu ba mbere. Ndabyibuka hari irushanwa aherutse gukora kwa Kadafi majuzu 8 yabaye uwa mbere rwose. Mwana witwa Nema, kuri liste abaza kongera gusubiramo baraza kumubona, yabaye uwa mbere majuzu 8. Mwumva rero ni umwana w'umuhanga muri Qur'an, ariko no mu kizungu ni uwa mbere. N'amakuru mfite rwose no muri Islamic nuko yabaga mu ba mbere. Ntago nibuka niba ari mu 10 ba mbere cyangwa 15 ba mbere, ariko ari muri abo ngabo, ari hafi, yari umuhanga. Ubwo rero hano mu mujyi wa Rwamagana ko twashyizemo imbaraga cyane mu kumvisha ababyeyi ko Qur'an idasubiza umwana inyuma, ahubwo imufasha. Qur'an ni amagambo y'Imana, Qur'an ni umugisha. Ntago umwana rero wafashe amagambo y'Imana yaba umuswa, ahubwo aba umuhanga, kubera ko Qur'an imukuramo indi mico itari myiza, ibindi bimurangaza, ahubwo bikaba impamvu y'uko ubwenge bwe bufunguka. Nk'uko n'abamenyi benshi bagenda bigaragaza bo mu dini w'Islam, Qur'an iyo umuntu ayifashe, ahubwo Qur'an iramufungura, Qur'an ituma bumuhanga. Ni nama dusanga no mu Islam abamenyi benshi bagiye bafata Qur'an bakiri batoya, nk'aba Imam Shafi'i rahimahullah, Imam Malik, Imam Ahmed n'abandi benshi. Dusanga abamenyi dufite bakomeye mu dini w'Islam bagiye bafata Qur'an bagifite imyaka 6, imyaka 7, abenshi ntago barenzaga imyaka 10. Bivuze ngo rero gufata Qur'an ni impamvu y'uko umuntu aba umuhanga kandi mu bumenyi bwose. Mubona uruhare rw'ababyeyi muri iyi gahunda yo kwigisha abana Qur'ani, cyangwa se mubona uruhare rwanyu nk'ubuyobozi ari uruhe mukeneye ku babyeyi b'abana biga Qur'ani? Uruhare rw'ababyeyi rero rukenewe nk'uko mubizi, kubera ko umwana niba wenda umwanya munini yagiye kwiga amasomo y'ikizungu agataha rimwe na rimwe akaba arushye, kugira ngo rero afatirane wa mwanya mutoya aza kwiga Qur'ani birasaba uruhare rw'ababyeyi. Kubera ko urugero niba umwana atashye saa 11 za nimugoroba, mu kanya nyuma y'isaha imwe aza kugera ku musigiti baada salati al-maghrib, akaza kwiga Qur'ani isaha imwe cyangwa iminota igeza muri nka 45, iyo murumva ko ari iminota mikeya. Hakenewe rero uruhare rw'ababyeyi kugira ngo ya minota tuyifatirane, nubwo ari mikeya, ariko uyu mwana ayikoresha buri munsi imugirira akamaro. Kandi nanone nk'uko nari maze kubivuga, unasanga iyo umwana ataje kwiga Qur'ani ya minota n'ubundi ayipfisha ubusa, araza kuyikinamo. Kandi n'ubundi umwana kuruhuka ntabwo ari ngombwa ngo abe yicaye mu rugo cyangwa aryamye. Kuruhuka umwana burya aruhuka yanagiye no mu bindi, ashobora kuba yari ari mu masomo yandi yamuruhije, ariko yaza kwiga Qur'ani akaba ari kuruhukira muri Qur'ani. Qur'ani rero ntabwo irushya, Qur'ani ahubwo iraruhura. Ya minota 45 rero aza kwiga Qur'ani ntabwo imunaniza, ahubwo iba impamvu y'uko masha Allah akomeza gutekereza neza kandi akomeza kugira ubuzima bwiza. Nk'uko twabibabwiye rero turimo kuganira ku bikorwa bya Qur'ani hano mu karere ka Rwamagana. Uyu turimo kuganira ni imamu w'umusigiti wa Taqwa, akaba n'umuyobozi mukuru w'amashuri ya Qur'ani. Imamu nk'uko mufite mu nshingano aya mashuri ya Qur'ani ubisobanuye neza, ariko hari icyo twaganiriyeho kijyanye n'imbogamizi. Ubundi ubona mu byo mufite byanze bikunze hari n'icyo muba mubura. Niki ubona mukeneye cyane ku ishami rya Qur'ani riyobowe na Nahayo Ramadan? Nuko nabivuze rero nk'umuvugizi w'amashuri ya Qur'ani mu karere ka Rwamagana, natangiye mbivuga mbisobanura mvuga ko wenda hano mu mujyi alhamdulillah hari amahirwe dufite, wenda ni mashuri adafite, ariko muri rusange ikibazo dufite ni ugukenera abarimu bize banasobanukiye Qur'ani. Niyo mpamvu rero n'ubufasha bwa mbere dusaba na nyakubahwa imamu w'akarere akunda kubisobanurira abayobozi, nuko dukeneye abarimu bize
kandi bafashe Qur'ani mu mutwe kandi bigendeye ku mategeko. Bivuze ngo rero turacyafite icyo kibazo, dukeneye ubufasha ku barimu bize. Bivuze ngo rero habakeneye ubushobozi kuba mwarimu wize Qur'ani, warangije Qur'ani akaba yarabiherewe uburenganzira, akaba afite iyo shahada, ni umwarimu ubuhenze. Umwarimu wafashe Qur'ani mu mutwe ntabwo ajya munsi y'amafaranga 100,000 kugira ngo yemere nibura kujya ku musigiti yigisha. Urebye rero urebye sino kuvuga ngo ni mu karere ka Rwamagana gusa, no mu tundi turere no mu Rwanda hose muri rusange dukeneye abarimu bize Qur'ani kandi bayisobanukiwe. Kunzi bakurikiye Sharia TV rero nkuko natangiye mbibabwira, iyi ni Sharia TV muri gahunda y'ibikorwa bya Qur'an. Aka karere ka Rwamagana turimo nkuko mwagiye mubibona mu bitangazamakuru cyangwa se muri social media zigiye zitandukanye, mwabonye yuko aka karere ku rwego rw'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda by'umwihariko kuri uyu musigiti wa Taqwa hateganijwe gahunda ya musabakati. Tugiye nabyo kugira icyo tubibazaho umuyobozi mukuru w'amashuri ya Qur'an kugira ngo agire icyabidusangizaho, kugira ngo nawe uri hirya no hino ubashe kumva iyi gahunda ukiteguye, kugira ngo uzabashe kuza muri iki cyicaro, kubera yuko turabizi neza yuko nta cyicaro cyiza kibaho kirengeje ikigana ijambo ryiza ari ryo Qur'an. Rero nuzabe wabura kugira ngo uzaze tube twakifatanya muri ibi bikorwa byo kumva amagambo matagatifu ya Qur'an. Iyi gahunda yo ya musabaka iteguye ite, iteganijwe kuba ryari kugira ngo abayisilamu bafite imani hirya no hino bazabashe kuza kuba bakiyumvira uburyohe bwa Qur'an hano kuri Masjid Taqwa mu karere ka Rwamagana? Murakoze. Icyambere nabanza kubabwira nuko Rwamagana musabaka cyangwa se musabaka ya Rwamagana ariko ya Qur'an, ni musabaka yatangiye umwaka ushize. Bivuze ngo uyu mwaka irabibaye ugira kabiri, irabibaye inshuro ya kabiri. Bivuze ngo rero hari urwego abana bavuyeho, hari n'urwo bagiye kugeraho, kubera ko intego ya musabaka no kugira ngo abana batere imbere, ntibahora ahantu hamwe, bahore baharanira kurushanwa mu byiza, bahora baharanira kurushanwa bafata Qur'ani mu mutwe. Niyo mpamvu rero icyambere navuga nicyo ngicyo, twatekereje uburyo twazamura abana, dusanga icyabafasha ari musabaka. Kubera iki twatekereje gukora musabaka rero, nuko twabonye ko musabaka nibyo zirahari nyinshi ziri mu mujyi wa Kigali, abazitabira nibyo alhamdulillah ko tugira amahirwe abana bakitabira, ariko kubera ko zifite condition runaka, bafatiye ku manota 95, rimwe na rimwe bamwe ntibagira ayo mahirwe akajya 98 cyangwa 90 bagasigara. Twavuze duti rero abo bana n'abahanga bose, rimwe na rimwe umwana hari igihe acika intege kubera ko atabonye ayo mahirwe yo kujya i Kigali. Turavuga duti rero reka dushireho musabaka, tubifashijwemo na nyakubahwa imamu w'akarere ka Rwamagana, nk'umuntu ukurikira gahunda za Qur'an kandi uzi ukunda Qur'an unayiha agaciro. Turavuga duti reka dushyireho musabaka y'akarere ka Rwamagana izafasha abana bose. Ni nayo mpamvu nimukurikirana neza musabaka yerutse kuba twashyizemo n'abana basomye qaidatu nuraniya, niza nyuguti abana basoma bataragera muri Qur'an, ndetse dushyiramo n'abana basoma amasura 10, abana basoma amasura nka 20 igice cy'ijuzu bari barimo, mu rwego kugira ngo tubakundishe, tunabahe motivation kugira ngo tubazamure tubakundisha Qur'an. Uyu musabaka rero y'ubushize yari iri mu byiciro byo hasi, ariko uyu mwaka bitewe nuko iyo intego twari dufite ya menaro kubakundisha no kuba impamvu yuko bakunda Qur'an, bagakomeza kwiga Qur'an, kubera ko rero bamaze gutera imbere batangiye no kuyikunda. Uyu mwaka ho iciciro cyambere tuza guheraho ni iki juzu rimwe. Bivuze ngo rero abana bazarushanwa mu juzu rimwe, nanaboneraho n'umwanya kwita mbabwira n'ibyo byiciro byose: amajuzu 2, amajuzu 3, amajuzu 4, amajuzu 5, dusimbuka irya gatatu n'irya karindwi tujye mu majuzu 8, ndetse dusimbuka irya 9 tujye mu majuzu 10. Nuko bihagaze mu gihe
umwaka ushize musabaka wakoze mu majuzu menshi yari mu majuzu 5. Umva ko rero duteye imbere, bivuze ko rero n'umwaka utaha insha Allah taala tuzakora amajuzu arenza ayo ngayo, bivuze ngo tuzakora muri 15 cyangwa muri 22. Nanaboneraho no kubasobanurira ko impamvu dusimbuke iyo tugeze mu byiciro biri hejuru nuko umwana yamaze gufata amajuzu 10 mu mutwe cyangwa amajuzu 15 abatandukanye na wa mwana ugitangira mu ijuzu rimwe. No kuvuga ngo abafite ubushobozi bwo gufata amajuzu menshi mu mwaka. Niyo mpamvu rero rimwe na rimwe mubona dusimbuka, ngira ngo ibyo muranabizi, n'irushanwa rikomeye rizwi ryo kwa Kadafi niko babigenza. Iyo umwana avuye majuzu 8 ubutaha akora muri 15, ubutaha gukurikiye agakora muri 22, gukurikiye agakora muri Qur'ani yose. Nuko umwana amaze kugira ubushobozi bwo gufata amajuzu menshi mu mutwe. Iryo rushanwa rero rizatangira tariki 25 nibwo bazatangira gusoma, ariko bazarara ahangaha mu kigo cya Islamic hanga ku musigiti, bazahara ku tariki 24 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2024, ariko irushanwa nyirizina ritangire ku tariki 25 ndetse na 26 ndetse na 27 ari nawo umunsi wo gusoza irushanwa insha Allah. Ngira ngo nkuko mwana yibonye twatumiye nyakubahwa mufti w'u Rwanda, twamutumiye tunamusaba ko yazaza kureba uko iryo rushanwa rimeze kugira ngo azanaduhe n'ubwunganizi, kubera ko tuzi neza ko yize Qur'an ayisobanukiwe. Natwe hari amarushanwa menshi twagiye dukora, ari umuyobozi wabakosoraga, bivuze ngo Qur'an arayisobanukiwe. Ubwo rero nitugira ayo mahirwe akitabira Rwamagana musabaka, insha Allah taala twizera ko hari ubwunganizi azaduha kandi tukazagera ku iterambere rya Qur'an. Numva rero musabaka rukiteganyijwe insha make izaba ari iminsi 3, ariko baharare ku tariki 24. Abana rero twakiriye umubare turi guteganya kwakira ni abana 100. Abana 100 bazarushanwa muri ibyo byiciro byose, juzu 1, 2, 3, 4, 5, 8 ndetse n'amajuzu 10. Abana 100 tugashyiramo n'abarimu babo bashobora kuzagera muri nka 50, ndetse na staff zabo ikurikirana gahunda za Qur'an za musabaka, ndetse n'abandi bose tuzaba dukusanyirije abantu hangaha bageze kuri hafi kuri 200. Ariko bazasoma ni abana bageze ku 100. Numva rero mu ncamake uko bimeze, dusaba buri wese wabigira mu ruhare ko yagira icyo atanga kubera Imana, by'umwihariko abo mu karere ka Rwamagana, kuko ni musabaka izamura abana mu karere ka Rwamagana, ariko na buri Muislamu wese, kubera ko Muislamu hari umuvandimwe wundi, ntabwo reba ngo nuye hano cyangwa nuye hano. Ni kenshi n'ubundi umuntu ava i Rwamagana agatera inkunga ibikorwa by'i Kigali cyangwa se byo mu karere ka Nyanza n'ahandi. Abayisilamu turabavandimwe nk'uko Imana inabivuga, innamal mu'minuna ikhwa, mu by'ukuri abavandimwe abemera Imana n'abavandimwe. No muri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana yaravuze iti al-muslimu akhul muslim, umuyisilamu n'umuvandimwe undi muyisilamu. Aho waba uri hose rero wumva iki gikorwa kikureba ukabukunda Qur'an, wagitera inkunga kugira ngo gikomeze kugenda neza, kugira ngo abo bana bageze mu 100 n'abandi tuzaba twakiriye abantu bose akaba bageze muri 200, ibiryo bazarya, ibyo bazanywa uzabibonera ibihembo ku munsi w'imperuka. Ndumva rero ari ibyo naba mvuze. Jazakumullahu khairan. Bakunzi bakurikira Sharia TV, rero mwumvishe uko gahunda ya musabaka hano mu karere ka Rwamagana iteganijwe, ndetse n'igisabwa kugira ngo abo bana bagera ku 100 bazabashe kumara iminsi igera kuri 3 muri ibyo bikorwa bya musabaka. Rero mubyeyi, wowe ufite mu nshingano zo kurera, wihuguza abana bawe nawe wihuguza, uba wanga yuko bagana ibigo byigisha Qur'an, kubera yuko ni inyungu kuri wowe n'umwana wawe, kuko igihe uzaba waramaje gutabaruka bazabasha kumenya uko babaho muri iyi si, ndetse n'uburyo bazabasha kugusabira mu buryo bugiye butandukanye, kugira ngo aho uzaba uryamye uzakomeze kubaho mu muhweza Allah subhanahu wa ta'ala. Rero ngewe mwari muri kumwe nawe muri iki kiganiro ni Ismail bin Musa, iyi ni Sharia TV, kandi turabasezeranya yuko ibikorwa byose bya gahunda y'iyi musabaka uko biteganijwe muzabikurikirana kuri Sharia TV insha Allah ta'ala. Mukomeze mudushyigikire, mukanda subscribe, share and comment, mugeze ibiganiro byacu hirya no hino. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.